Mwiriwe neza, ndabakiriye mu kiganiro cy'umugoroba, muri kumwe na André Bizimana, kandi tunabashishikariza gukurikirana ikiganiro cya mu gitondo kizwi nka Romate. Imana yacu nishimwe, nizere ko mwagize akazi keza, kandi nk'uko bisanzwe turifuza yuko akazi nako kaba ubundi buryo bwo guhimbaza Imana. Imana yacu nishimwe. Munyemerere rero reka dutangire dusenga. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye ijambo ryawe tugiye gusangira, tugushimiye umwanya uduhaye, tugushimiye uburyo ukomeje kurema hagati muri twebwe kumva ijambo ryawe. Turagusabye ngo ubane natwe, turagusabye ngo ijambo uriherekeze mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese ugutegeye ugutwi umwiyereke, ijambo rivuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, uyu munsi ugukingurira winjire ubane nawe. Tugusabye rero ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Ijambo rero ry'umunsi riraboneka mu ngoma za kabiri, ingoma za kabiri ibice 15 umurongo waho wa mbere. Tutangire dusoma mu izina rya Yesu. Ingoma za kabiri ibice 15 umurongo wa mbere. Umutwe uravuga ngo Asa abuza kuramya ibishushanyo, asezerana isezerano n'Uwiteka. Umwuka w'Imana aza kuri Azariya mwene Obedi, ajya gusanganira Asa aramubwira ati nimunyumve, Asa namwe Bayuda n'Ababenyamini mwese, Uwiteka ari kumwe namwe, nimuba kumwe nawe, nimumushaka muzamubona, ariko nimumuta nawe azabata. Kandi hariho ubwo Abisirayeli bamaze igihe kirekire badafite Imana nyakuri cyangwa umutambyi wigisha, badafite n'amategeko, ariko ibyago bibagezeho bahindukirira Uwiteka Imana ya Isirayeli, barayishaka barayibona. Kandi muri icyo gihe abasohokaga n'abinjiraga nta mahoro bari bafite, ahubwo abaturage bo muri ibyo bihugu byose bagiraga imidugararo myinshi, bakavunagurana, ubwoko bukarwanya ubundi n'umudugudu ukarwanya undi, kuko Imana yabihebeshaga ibateza ibyago byose. Ariko mwebwe mukomere, amaboko yanyu ye gutentebuka, kuko imirimo yanyu izagororerwa. Amen. Haleluya. Ngiri ijambo nifuje ko tusangira muri uno mugoroba. Ni ijambo rikomeye ryasohoye ku munsi mu gihe cy'ubwami bwa Asa mu Bisirayeli. Umutware cyangwa se ntago ari umutware, umuhanuzi umwuka w'Imana aza kuri Azariya mwene Obedi. Uyu ni waje abwira Asa, aramubwira ati mushake Imana muzayibona. Imana yacu nishimwe, muyishakashake, muyishake nayo muzayibona, ntabwo izabihisha. Imana yacu nishimwe. Iki rero cyigisho cy'uno munsi ravuga ngo nawe shaka Imana, nawe shaka Imana urayibona, nawe shaka ubwiza bw'Imana, nawe gira ikintu ukora Imana ikureberaho ikakwemera. Imana yacu nishimwe. Amubwira ati mushake Imana muzayibona. Arababwira ngo hari igihe Abisirayeli bataga cyangwa se barekaga Imana nayo ikabihorera. Ni nko kumubwira ngo nawe uri umwami, nutayishaka ntabwo izakwizanira, nutayishaka nayo izakujya kure, nuwijya kure nayo izajya kujya kure, kandi ingaruka zaba kuri wewe. Aramubwira ngo hariho abagiye kure, ingaruka zibazaho nyinshi cyane, noneho barangije bibuka gushaka Imana, ingaruka zaje. Ngo ariko ijambo rizamubwiye ngo bayishatse ngo barayibona. Imana yacu nishimwe. Mwari magabo no kuvuga ngo igihe uzayishakira cyose uzayibona, ariko ibyiza nuko wayishaka ibyago bitaraza. Uyu munsi nari niryo jambo numvaga nshaka kubwira ngo igihe uzayishakira uzayibona. Ushobora kuyibona ari uko ugeze mu byago, ariko ikiza nuko wayishaka uyu munsi. Imana ishimwe. Hari ijambo ngiye kubwira abantu, tuba dusanga ijambo ku rubuga, mbabwira ngo hari abantu benshi bifuza cyangwa se bumva bazashaka Imana ari uko ibyago byaje. Hari umuntu wumva azashaka Imana ibyago byaje, hari undi wumva azashaka Imana ari uko yagize ibyago, yapfushije se, yahombye se, yafunzwe se, yagize ibizazane. Bya bintu tuvuga ngo ibi ngibi Imana ibiturinde bibe kure. Kuki twashaka gukorera Imana ari uko twageze mu bizazane? Igihe ni iki ngiki. Imana yacu nishimwe. Igihe cyo gukorera Imana ni igihe
uriho umeze neza utarwaye, kwe gushaka Imana uko twarwaye, ugasanga umuntu ashaka Imana ari uko afite indwara idakira, indwara zaje ziramugerereje, urupfu rumuri bugufi, aho niho agiye gushakashaka Imana. Oya bene data bizera dusangiye gucungurwa, igihe cyo gushaka Imana n'uyu munsi, igihe cyo gukorera Imana n'uyu munsi. Uyu munsi nenda kubwira ngo shaka Imana, shaka gukiranuka, kandi ubishake hakiri inzira. Imana yacu nishimwe. Rero umuhanuzi Azariya niwe yabwiye Obedi, aramubwira ngo rero nuyishaka uzayibona. Mu yandi magambo, uyishake aka kanya kuko irahari kandi irakwegereye cyane. Ubwire ubwoko bwawe uyishake kandi ubishakashakane umwete. Imana yacu nishimwe. Aramubwira ngo amateka atwereka yuko hari abagiye bayishaka igihe cyarageze nako cyararenze, Imana ikaza ariko ingaruka zangije kuza. Kumubwira ngo rero wowe zishake cyangwa se yishake kandi uyishake uyu munsi. Uyishake uyu munsi. Imana yacu nishimwe. Mbese urimo urashakashaka Imana gute? Urimo urakora iki? Iyo nakubwira nuko ubuzima bwacu bwagombye kuba ubuzima burimo kuyikunda, burimo kuyinezeza, burimo kurandura ibigirwamana, burimo ubuzima bufite intego. Hari igihe ibijyanye n'amafaranga, hari igihe umuntu bati ntago nsenga Bayali, ntago njya mu bapfumu, ntago ngira gute, ariko ubuzima tubaho hari igihe twisanga bumeze nk'aho ari ubuzima bwo guhakana Imana. Ushobora kugira akazi kagakubera ikigirwamana, reka mvuge gutyo, ugasanga ubusabane bwawe completely bwavuyeho, nta buhari. Kubera iki? Umwanya. Uravuga ngo nta mwanya igira. Ariko ntabwo nzi ubuzima umuntu yabaho butagira iminota 5, butagira iminota 2, butagira umunota umwe wo gusenga. Ubwo buzima ntabwo waba aho waba uriho hose. Niyo umuntu yaguhagarika muri feruje, umunota umwe wawubona. Niyo umuntu yaguhagarika mu nzira, niyo wahagarara gatoya, niyo waba uri mu bwiherero, umunota umwe, iminota 2 ntago wayiburira Imana. Imana yacu nishimwe. Kiretse gusa kuvuga ngo ndumva nta kivuze mu buzima bwanjye, ndumva nta ruhare ifite, ariko iminota 2, iminota 3 ni iminota utabona. Ni iminota wabona urimo ujya ku kazi, iminota 5 ni iminota wabona urimo uruhuka, pause y'iminota 5 urimo unywa icyayi, ni iminota wabona umaze kurya ugitegereje yuko ibiryo cyangwa se igifu kidigestinga ibyo umaze kurya. Ndashaka kuvuga ngo mureke dushakashake uko twamenya by'umwami washashimwe. Mureke dushakashake umwanya tuwushakire Imana, ubusabane nayo tubwongere. Imana yacu nishimwe. Bise urimo urashakashaka agakiza gute? Urimo urashakashaka ubwami bw'Imana gute? Hano ku murongo wa 8 bavuga ngo nuko Asa yumvise ayo magambo, yumva nayo muhanuzi Obedi yahanuye, arakomera, akura ibizira mu gihugu cyose. Imana yacu nishimwe. Asa yese agenda ayo magambo arayafata Azariya yavuze, ajya gushaka, akora n'ubundi bushakashatsi ku byo Obedi yari yarigishije, ngo nuko ngarakomera. Uwiteka nawe agukomeza. Imana yacu nishimwe. Uwiteka aguha ijambo rigukomeza, aguha ijambo ry'igitsikamutima, ibyari bikugoye, ibyari bikunaniye, ibyari bikugoye ubineshe mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyu munsi nawe komera, ongera imbaraga, ongera imbaraga, ikibatsi, ongera mwuka. Uyu munsi agukomeze. Imana yacu nishimwe. Yumva amagambo Obedi yavuze, yongeraho nayo Asa amaze kumubwira ngo arakomera. Mbese bene data nawe urakomeye. Uyu munsi urumva ukomejwe. Uyu munsi urumva ijambo Imana irimo iguha gukomeza. Ijambo imaze iminsi ndimo riravuga ngo abakristo mureke dushakashake. Iyo mvuze ngo dushakashake uko twamenya, biba yivuze kuriya mu Befeso mu mushakashake ko mwamenya iby'umwami wacu ashima. Ni ukuvuga ngo hari igihe tudashakashaka, tugashaka ibitwegereye hafi aho ngaho. Ariko yavuze ngo mushakashake, research. Research ni ijambo rikomeye. Yo vuga ngo ugashaka ni nko guteka. Kwa ko n'umutetsi mwiza agenda agashaka iki, arangiza agapresenta indyo iryoshye. Ubushakashatsi nabwo ariko bumeze, ni nko gutegura indyo iryoshye. Ugashaka. Umuntu uko ubushakashatsi butaryoshye, nuteka uko abonye, akafata ibintu byose
agacabiranya agashyiramo aho ngaho. Ariko ijambo riratubwira ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami wacu ashima. Gushakashaka ni ukuvuga ngo ndashaka ubundi nze gupresenta research imeze neza. Haleluya. Uyu munsi nanjye ndakubwira ngo mureke dushakashake kandi turangiza dukomere, kuko ijambo ry'Imana ritubera inkomezi, ritubera imbaraga, ritubera umucyo. Imana yacu nishimye. Uyu munsi rero abakristo mureke dushakashake. Uko wakoraga umwaka ushize wongereho n'akandi. Uko ukorera Imana muri korali ongeraho n'ikindi. Uko ukora umurimo w'uvugabutumwa reba n'ikindi wakora. Uko ukora umurimo wo guhanura reba n'ikindi ukora. Uyu munsi Imana arakubwira ngo shakashaka, kandi ubuzima bwawe bube gushakashaka icyo umwami wacu ashima. Niba hari ijambo Imana ikubwiye ngo uriya muntu umufashe, ukumva nicyo kintu Imana igusunika, gikore. Niba uvuga ati ndumva Imana impata kubwiriza mu isoko cyangwa se ahantu, bikore. Imana ikubwira ngo ino bisi ndimo bwira umuntu mwicaranye mubwira ijambo, bikore. Uyu munsi wongere ikindi kintu uko wakoreraga Imana. Imana yacu nishimye. Ngira ijambo rero nari mfite kuri uno mugoroba rivuga ngo mushake Imana muzayibona, kuko iba ari bugufi. Kandi nibabwira ngo nimuyita namwe izabareka, kandi nimuyigarukira izaba ibategeye amaboko. Ariko igihe nyacyo nicyo gukorera Imana tutaraba ibisenzegeri, kuko gushakashaka Imana tutaravunagurika. Imana yacu nishimye. Hari igihe usanga umuntu ashobora kwanga gukorera Imana akiri umusore ukiri inkumi rwose, ugifite fresheri, ukayishakashaka ari uko ibigeragezo byakugezeho uri igisenzegeri. Ushobora kwanga gukorera Imana ugifite imbaraga, ukayishaka barakuvunya akaboko wenda, cyangwa se harabaye ikindi kibazo cy'uko hari umuntu watwaye ikintu, bikagusunikira gukorera Imana. Ariko uyu munsi dukorera Imana tugikomeye, dukorera Imana tugifite fresheri, dukorera Imana tugifite akazi keza, dukorera Imana tutarirukanwa. Haleluya. Dukorera Imana tukigenda bigakunda, dukorera Imana tutaraseba. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi ndumva mfite ijambo rivuga ngo dukorera Imana nk'uko hasaba mu mugengo, yikorere. Ntuzayikorera ari uko habaye ingorane, ntuzayikorera ari uko indwara zaje, ntuzayikorera ari uko umunsi n'uyu. Nawe ndakubwira ngo muri uno mugoroba umunsi n'uyu wo gukorera Imana, wo kuyinezeza, wo kwihesha icyubahiro mu byo utunze. Umwanya n'uyu, ahubwo dutangire uyu mugoroba. Haleluya. Dukorera Imana tunezerewe, kandi ibi ngibi bizakomeza kutunezeza. Muratubwiye ngo ikiruta byose ni ubuzima. Ikiruta byose ni ubuzima, ikiruta byose ntabwo ari amafaranga, ikiruta byose ni ubuzima. Reka dukorere Imana muri buno buzima, kandi tuyikorere aka kanya. Ubuzima bwacu nibubamo Imana tuzanezerwa. Imana imigisha isezeranya abayikunda izatubaho, kuko imigisha yayo iri granted. Imigisha yayo iyo yarasinywe kandi irahari ku bayikunda bose. Uyu munsi rero niryo jambo nifuza kubasangiza. Imana yacu nishimwe, kandi abakunda ijambo mukomeze rwose tugire umuco wo kugana ijambo ryayo, kandi uko rikuryoheye, uko rikunejeje unarisangiza nawe musange, cyangwa se abo muvukana, inshuti n'abavandimwe. Imana yacu nishimwe. Munyemerere dusenge dusohoza. Turagushimira Imana nziza, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye, tugushimiye ijambo rikomeye, ijambo ry'inkomezi ukunze kudusangiza, rikomeye mu mitima yacu, tukunze dukora ibyo ushaka, ku bwa Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu. Amen. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza.